muri kiliziya ya paruwasi ya Rulindo mu ntara y'Amajyaruguru niho habereye igitambo cya misa yo gusezera kuri nyakwigendera Alain Bernard Mukurarinda wari umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda. Iki gikorwa cyitabiriwe n'abaturage b'ingeri zitandukanye, abo barimo wo muryango we, inshuti z'umuryango, abakoranye nawe ndetse n'abahagarariye inzego nkuru za leta. Mbere yo kumusabira bwa nyuma, umuherwe Sina Gerard yabwiye abari bitabiriye iki gikorwa ko azi neza nyakwigendera mu gihe cyose bamaranye, ngo amwibukira ku bushake yagiraga mu nshingano ze. Njye ndavuga ngo mu ijwi ryacu riranguruye n'abandi bose tumaranye iminsi tumuganira tuvuga ibigwi bye, ntitubyumve gusa ngo turangwe no kumva nyine n'agahinda ko ntabwo waremye umuntu tubizi, ejo ni naka nyine mu buzima urakuru ukanasaza cyangwa se uri n'uruhinja, ariko ni uguharanira kugira ubutwari bwo kugera ikirenge mu cye, mu butwari bwamuranze. Njye nagiranye nawe ubuzima tubana, arangije amashuri y'Uburaya imyaka 6, twongera urugo yongera kurusohokamo agiye gushinga urugo rwe, kandi nta munsi n'umwe wigeze uteranira kuri Mukurarinda bamubwiriza icyo gukora, yagiye arangwa no kwibwiriza. Hakurikiyeho igitambo cya misa yo gusabira nyakwigendera. Sabira umuvandimwe wacu watuvuyemo Alain Bernard Mukurarinda kugira ngo yakirwe mu nzu ya data maze ahimbazwe no kubaho mu bugingo bw'iteka. Utwumve Nyagasani. Iri sengesho rirangiye, Antoine Karidinali Kambanda, Arikepiskopi wa Kigali akaba na perezida w'inama y'abepiskopi gatolika mu Rwanda, yavuze ko nyakwigendera Alain Bernard Mukurarinda yabaye umukristo mwiza, ubuzima bwe ngo yabukoresheje neza. Mukurarinda rero yari umuntu uyoborwa n'uku kwemera mu byo akora byose, uyoborwa n'ukwizera, abona ubuzima, uburyo abona ubuzima bwe ndetse n'amaherezo y'ubuzima biha umuntu urumuri, nk'uko Paul Mutagatifu abitubwira n'ubuhamya aduha agira ati, koko rero nta n'umwe muri twe ubereyeho ubwe, nta n'umwe, buri muntu ugomba kumva ko ubereyeho abandi. Umubyeyi abereyeho abana be, umuyobozi abereyeho igihugu n'abashinzwe. Ugomba kumva ko iyo umuntu yireba, Ivanjiri atubwira ngo y'imbuto yanze kwitanga ngo ihugute ibyara izindi, izahora ari yonyine. Ku buryo rero ubuzima ntacyo buvuze iyo umuntu atumva ko abereyeho abandi mu byo akora, mu bwitange bwe. Nta n'umwe rero ubereyeho ubwe, kandi nta n'umwe upfira ubwe. Niba turiho turi abanyagasani, niba kandi dupfuye dupfira Nyagasani, twabaho twapfa turi abanyagasani. Mukurarinda yari umuntu ukunda abantu kubera urukundo akunda Imana, abantu akababonamo Yezu Kristo. Imana yigize umuntu, bigatuma bakira kandi akabafasha mu bushobozi afite, mu mbaraga ze n'ubwitange atizigama. Uyu muvandimwe yitangiraga cyane abato n'abanyantege nke kugira ngo abazamure. Adusigiye umurage ukomeye w'uburezi. Yari umuntu witegereza akareba abana bafite impano, cyane cyane ab'abakene badafite amahirwe yo kuzamuka ngo izo mpano zibe zatezwa imbere, zibagirira akamaro, zigirira akamaro imiryango yabo ndetse n'igihugu, akabafasha
kuziteza imbere. Umuntu Imana imurema imufitiye umugambi. umufasha wa nyakwigendera nawe akikijwe n'abana be babiri mu marangamutima menshi yo kubura uwo bashakanye, yavuze ko umufasha we yari umuntu w'intangarugero, umuryango we ngo yawutoje gukundana, gukunda akazi no kugira ikinyabupfura. Et cette rigueur, cette discipline, igitsura wadushyiragaho qui nous alignait tous comme à l'armée. Yavuze ko umurage abasigiye bazawukomeza nyuma y'iki gitambo cya misa. Abitabiriye iki gikorwa bakomereje kwirimba ryo muri iyi paruwasi ya Rulindo, aha niho bamushyinguye kuko ngo yari umukristo ukomeye. Urugendo rwe rwa nyuma ku isi rwarangiriye aho. Alain Bernard Mukurarinda yitabye Imana ku itariki 4 y'ukwezi kwa 4 2025, yaguye mu bitaro byitiriwe Umwami Faisal azize uburwayi. Agiye afite imyaka 55, akaba asize umufasha we n'abana babiri. Mu gihe tugitegereje twizeye izuka ry'abapfuye, umuvandimwe wacu Alain Mukurarinda naruhukire mu mahoro. Dusingize